Mu karere ka Kamonyi hafi n'umugezi wa Nyabarongo ingona ihaririye umunyarwanda irinda yamurangiza. Ni hanyuma y'uko umuturage yarafashe umwanzuro wo kuba yajya kujya kudaha amazi yo kuba yifashisha mu turimo twe akora twa buri munsi. Akihagera yasanze ingona mu rwasaya rwayo harimo umuntu irimo iramukacanga ariko akiri muzima, agerageza guhuruza kugira ngo haze n'abandi bantu benshi babe bamutabara, ariko ingona yahise yikanga imwibirana mu mazi iza kumugarura abantu bahageze ariko yamugize umurambo. Ni ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatandatu ku itariki ya 4 ukwezi kwa 10 umwaka wa 2025. Nyemerera nkunyuranyurire muri aya makuru ndetse nkuramburire n'izi paji z'amakuru zikomeje kugenda zitigitwa n'ibitangazamakuru binyuranye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Nyemerera unyereka ko turi kumwe kugeza kuri uyu munota ubicishije mu buryo bwo gufungura ibuto ya subscribe. Nibiba byiza ufungure n'inzogera kugira ngo ukomeze kugenda unogerwa na gahunda zacu tuba tukugezaho umunsi ku munsi. Nimba warangije kuyifungura nguhaye ikaze kandi nkwifurije gukomeza kugubwa neza ndetse kandi ibyo ukora byose bikomeze bikugendekere neza 5/5 nk'uko ubyifuza. Nk'uko byakomeje kugenda bigaragara ku bitangazamakuru binyuranye hano mu gihugu cy'u Rwanda, rero ni ku munsi wo ku wa gatandatu ku itariki ya 4 ukwezi kwa 10 umwaka nawe ni 2025 nibwo hamaze kumvikana inkuru y'umudamu warugiye ku mugezi hariya hafi n'umugezi wa Nyabarongo ku nkengero zawo. Akihagera agiye kudaha amazi yasanze ingona ifite mu rwasaya umwana w'umuhungu w'imyaka 15. Ingona iramukacanga agerageje guhuruza kugira ngo abaturage bandi baza bamutabare kuko yari akiri muzima. Ingona yahise yikanga imwibirana mu mazi iza kumugarura abaturage bahageze ariko yamugize umurambo. Niko gukomeza kugira ngo bamutabare wenda bakureho n'uwo murambo baze kumushingura akiri wese, ariko nabwo yakomeje kuba yamurya isigaza umutwe wonyine. Aya makuru ngiye kuba nayakurambura ku buryo uburambuye uraza kuva hano usobanukiwe. Turaza kumenya uko byatangiye tuze no kumenya nuko byarangiye. Ese haba hakozwe kuki kugira ngo umurambo w'uyu mwana uze kuba waboneka, ko bimaze kugaragara yuko hamaze kuba haboneka umutwe wonyine? Ese iyi ngona yaje kuba yakicwa cyangwa nayo byarangiye ibacitse irigendera? Aya makuru nayo ngiye kuyakurambura ku buryo burambuye kuko iyi ni inkuru ibabaje cyane cyane ku babyeyi b'uyu mwana ndetse n'iyindi miryango ye igiye itandukanye. Ni biragoye kuba babyumva ariko dukomeje kugenda tubihanganisha, ndetse nawe ukomeje gukurikirana iyi nkuru urasabwa kuba wakomeza kugenda ubihanganisha ubicishije mu buryo bwo kubandikira comment hano kuri iyi video, ukagenda wihanganisha imiryango y'uyu mwana yakomeje kugenda iheranwa n'agahinda. Reka nkomeze nkwisabire kuba wanyereka wowe ugeze kuri uyu munota ko udukurikiranye 5/5 bicishije mu buryo gufungura ibuto ya subscribe kugira ngo n'ikindi gihe amakuru ajye akugereraho ku gihe, dore ko ushobora gusanga aya makuru yabereye mu karere utuyemo ariko ntubimenye ku bw'amahirwe make utajya ukurikirana imbuga za YouTube ziba zicishwaho amakuru agiye atandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni amakuru agiye atandukanye tuba twiriwe dushakisha hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yaho, dore ko tujya tunibanda no ku bijyanye na politiki ndetse na diplomasi mu turere tw'ibiyaga bigari. Hano tukabagezaho amakuru agiye atandukanye. Niyo mpamvu mba nkubwira ati urasabwa kuba watwereka ko turi kumwe, n'ikindi gihe tuzajya dushyiraho amakuru agiye atandukanye ari update ajye ahita akugeraho mu ba mbere kuko uraba ufunguye notification. Reka nkwifuriza gukomeza kugubwa neza ndetse kandi ibyo ukora byose bikomeze binakugendekere neza 5/5 nk'uko ubyifuza. Reka nguhereze ikaze. Mu karere ka Kamonyi hafi n'umugezi wa Nyabarongo ingona ihaririye umunyarwanda irinda yamurangiza. Ni hanyuma y'uko umuturage yarafashe umwanzuro wo kuba yajya kujya kudaha amazi yo kuba yifashisha mu turimo twe akora twa buri munsi. Akihagera yasanze ingona mu rwasaya rwayo harimo umuntu irimo iramukacanga ariko akiri muzima, agerageza guhuruza kugira ngo haze n'abandi bantu benshi babe bamutabara, ariko ingona yahise yikanga imwibirana mu mazi iza kumugarura abantu bahageze ariko yamugize umurambo. Ni ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatandatu ku itariki ya 4 ukwezi kwa 10 umwaka wa 2025. Nyemerera nkunyuranyurire muri aya makuru ndetse nkuramburire n'izi paji z'amakuru zikomeje kugenda zitigitwa n'ibitangazamakuru binyuranye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Nyemerera unyereka ko turi kumwe kugeza kuri uyu munota ubicishije mu buryo bwo gufungura ibuto ya subscribe. Nibiba byiza ufungure n'inzogera kugira ngo ukomeze kugenda unogerwa na gahunda zacu tuba tukugezaho umunsi ku munsi. Nimba warangije kuyifungura nguhaye ikaze kandi nkwifurije gukomeza kugubwa neza ndetse kandi ibyo ukora byose bikomeze bikugendekere neza 5/5 nk'uko ubyifuza. Nk'uko byakomeje kugenda bigaragara ku bitangazamakuru binyuranye hano mu gihugu cy'u Rwanda, rero ni ku munsi wo ku wa gatandatu ku itariki ya 4 ukwezi kwa 10 umwaka nawe ni 2025 nibwo hamaze kumvikana inkuru y'umudamu warugiye ku mugezi hariya hafi n'umugezi wa Nyabarongo ku nkengero zawo. Akihagera agiye kudaha amazi yasanze ingona ifite mu rwasaya umwana w'umuhungu w'imyaka 15. Ingona iramukacanga agerageje guhuruza
kugira ngo abaturage bandi baze bamutabare kuko yari akiri muzima. Ingona yahise yikanga imwibirana mu mazi iza kumugarura abaturage bahageze, ariko yamugize umurambo. Niko gukomeza kugira ngo bamutabare wenda bakureho n'uwo murambo baze kumushingura akiri wese, ariko nabwo yakomeje kuba yamurya isigaza umutwe wonyine. Aya makuru ngiye kuba nayakurambura ku buryo burambuye, uraza kuva hano usobanukiwe. Turaza kumenya uko byatangiye, tuze no kumenya n'uko byarangiye. Ese haba hakozwe kuki kugira ngo umurambo w'uyu mwana uze kuba waboneka, ko bimaze kugaragara yuko hamaze kuba haboneka umutwe wonyine? Ese iyi ngona yaje kuba yakicwa cyangwa nayo byarangiye ibacitse irigendera? Aya makuru nayo ngiye kuyakurambura ku buryo burambuye, kuko iyi ni inkuru ibabaje cyane cyane ku babyeyi b'uyu mwana ndetse n'iyindi miryango ye igiye itandukanye. Ni biragoye kuba babyumva, ariko dukomeje kugenda tubihanganisha, ndetse nawe ukomeje gukurikirana iyi nkuru urasabwa kuba wakomeza kugenda ubihanganisha ubicishije mu buryo bwo kubandikira comment hano kuri iyi video, ukagenda wihanganisha imiryango y'uyu mwana yakomeje kugenda iheranwa n'agahinda. Reka nkomeze nkwisabire kuba wanyereka wowe ugeze kuri uyu munota ko udukurikiranye 5 kuri 5 bicishije mu buryo gufungura ibuto ya subscribe, kugira ngo n'ikindi gihe amakuru ajye akugereraho ku gihe, dore ko ushobora gusanga aya makuru yabereye mu karere utuyemo ariko ntubimenye ku bw'amahirwe make utajya ukurikirana imbuga za YouTube ziba zicishwaho amakuru agiye atandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni amakuru agiye atandukanye tuba twiriwe dushakisha hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yaho, dore ko tujya tunibanda no ku bijyanye na politiki ndetse na diplomasi mu turere tw'ibiyaga bigari. Hano tukabagezaho amakuru agiye atandukanye. Niyo mpamvu mba nkubwira ati urasabwa kuba watwereka ko turi kumwe, n'ikindi gihe tuzajya dushyiraho amakuru agiye atandukanye ari update ajye ahita akugeraho mu ba mbere, kuko uraba ufunguye notification. Reka nkwifuriza gukomeza kugubwa neza, ndetse kandi ibyo ukora byose bikomeze binakugendekere neza 5 kuri 5 nk'uko ubyifuza. Reka nguhereze ikaze.